Deluse ni filime y'imirwano yamenyekanye cyane hano mu Rwanda cyane cyane bitewe n'imirwanire irimo. Iyi filime kandi ikaba yarakozwe n'abanyarwanda ndetse ikorerwa mu Rwanda. Umunyarwandakazi witwa Dusabe Jambo Marie Clementine yaje kuhakura ibihembo bibiri kuri filime ye A Place for Myself. Uwo nk'umukinnyi yambure wowe noneho wambara icyaki wa mukinnyi baguhaye ubuzima bwa filime bwose kuva ku mpapuro bugahita biba amashusho ni director